Amen. So tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo nuwuhe muti umuntu yanywa kugira ngo umuvure agahinda cyangwa umukize agahinda. Imana ishimwe. Mu buzima busanzwe agahinda ni indwara. Imana ishimwe, ni indwara kandi umuntu atarwara ngo abane nayo, ahubwo yica uyirwaye. Imana ishimwe, agahinda gashobora gufata umuntu agatewe nanjye uhagaze aha wenda nkamureba igitsure kikamuviramo agahinda kakamujyana akava ahangaha kakamushora mu modoka hariya zigenda akayitega umutwe ikawuca hejuru, ubuzima bwe bukarangira kubera indwara y'agahinda. Si n'ibyo gusa, umuntu ashobora kukagira kagatangira mu bitekerezo kakonona umutima, kakagera mu bwonko, kagahindura umuntu kugenda yivugisha, bikanarengaho gatoya kakangiza impyiko, kakangiza ibihaha, umuntu akazajya gupfa yaraboze imbere. Atari uburyo bw'ibitekerezo, ahubwo uburyo bapima bakabibona ko ibihaha byangiritse, impyiko zangiritse, umwijima wajemo amazi, yatewe n'agahinda. Ikibi cyako rero nta nubwo kica vuba. Iki kintu giteye ubwoba. Niba kazaga nk'inkuba kagakubita ukavaho, gashobora kukwica kabinyujije muri accident, gashobora no kukwica buhoro buhoro kugeza upfuye. Imana ishimwe. Ariko igihe umuntu yagize ako gahinda gakabije, igihe umuntu yagize agahinda, nuwuhe muti yanywa wamuvura agahinda? Iyo nza kuba ndi umuganga narabyigiye, nakabaye nandika ordonnance, mukava mwese barwaye agahinda mugaca muri farumasi. So nkakoresha na insurance yawe, ufite insurance nkamwandikira ordonnance y'insurance ye, akagera kwa muganga bakamuha umuti. Ariko ikibabaje, ku gahinda nta nubwo rimwe na rimwe kagira imiti kavura. Imana ishimwe, kereka ingaruka zabyo wenda zo zishobora kugeragezwa, ariko ku bwako nta farumasi irimo umuti ukavura. Farumasi hari niyi ariyo twicayemo. Ukomere Imana amashyi. Farumasi n'umuganga uvura agahinda ari mu ijuru, isi rusengero niho hari farumasi y'umuti uvura agahinda. So abantu mwashoboye kurwara mukaza kwa muganga mukaba mwageze ahangaha, murataha mukize. Congratulations kuko iyo ndwara ikize mu izina rya Yesu. Ibi bintu mbitekereza kenshi na kenshi njya mbwirwa ibi bintu byo kubwiriza ku rusengero, kandi byagiye bimbaho guhera mu buto bwanjye, mu myaka irenze ngiye kugera 20 mfite muri uyu murimo. Iyo bambwiraga ngo ndaza kwigisha, narahuzagurikaga nkaceceka kugeza Imana imbwiye icyo kuvuga. So ibintu byinshi njya mvuga rimwe na rimwe iyo nagira ubuntu, si experience ahubwo mbibwirizwa n'umwuka. Igihe natuje nkafata akanya nkicara nkatuza nkabaza Mana mvuga iki, igimpereza cyo kuvuga. Rero bitewe n'ubu buzima dusigaye turimo, umuntu asigabura naho aturiza, ugaturiza mu nzira ugenda. Ndi mu nzira ngenda, ndi mu kavuyo, naribaje ngo ariko se ubu ngubu ko kuwa gatanu bigeze, ku cyumweru bigeze, ndavuga iki imbere y'itorero? Igihe nagendaga nahise numva indwara y'agahinda nyirwaye, ndangije numva ko ariyo ndi buvugeho uyu munsi. Imana ishimwe. Ninde uzi imishoni ya Satani ku isi? Tugomba kurwana n'ikintu tuzi. Cyambere, iyo ugiye gutera umwanzi cyangwa ugiye kumurwanya, ukwiye kuba uzi intege nke ze, uzi uwo ari we, uzi naho akura imbaraga.
ndetse na mishoni ye bikaba byiza kurushaho. Imana ishimwe. Now mission y'umwanzi witwa Satani, Yohana yarahanuye abwirijwe n'umwuka, aravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rivuga riti wasiwe ugushije ishyano, kuko umanukiwe n'iki? N'umurezi wa bene data. Satani avuye mu ijuru aguye mu isi kugira ngo arwanye. Bibiliya avuga ngo intambara ibera mu ijuru. So singiye gutinda. Intambara ibera mu ijuru nuko ngo habaho kurwana, ngo inzoka itegereje yuko umubyeyi utwite yibaruka umwana, hanyuma inzoka ariyo Satani ikamwica. Igihe byari bimeze gutyo, ngo marayika Mikayeli ahabwa mission yo kuza kurinda umwana ugiye kuvuka ndetse n'umugore ugiye kumubyara. Imana ishimwe. Ngo icyo gihe Yohana ari mu mwuka arimo abivuga, abibwirwa uko yabibonye, abivuga uko yabibonye, ngo nuko umugore araramukwa abyara umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu arahungishwa, ashyirwaho kurindirwa, ndetse n'umugore nawe amanurwa mu isi kugira ngo ayirindirwemo. Hanyuma ngo marayika Mikayeli arwana na Satani mu ijuru, aramutsinda. Satani amanukana 1/7 cy'inyenyeri agitura mu isi. Hanyuma Yohana aravuga ngo yumva ijwi rimubwiye riti wasiwe ugushije ishyano, kuko umanukiwe na Satani. Imana ishimwe. Aka ikindi kintu kinejeje ngo nuko yirukansa umugore kugira ngo imwice, ngo ariko arahungishwa ajyana ahantu hafi y'akagezi aho agiye kurindirwa. Ngo Satani abonye atakimushyikiriye, ngo asukuruzi runini kugira ngo rumutembane. Imana ishimwe. Ngo nuko umugore afatwa n'Imana n'uburinzi bwa Mikayeli buramwambutsa bimujyana ahantu ho kurindirwa. Itorero rero riteretse ahantu ririndiwe. Mureke mbabwire iki ngiki kugira ngo mvuge gukira kw'ibi bintu, nuko mbanza kuvuga iki ngiki. Nkavuga yuko iyo ari farumasi, ari ahantu mu isi abera barindiwe. Itorero ntabwo ari ahantu ho kugenda twambaye neza gusa, ni ahantu hateganyijwe mu isi, hateganyijwe n'Imana kubera urugamba rwa Satani yamanukiye isi kugira ngo arindiremo itorero, arindiremo abazajyana. Aha rero niho ho gukirira, aka gahinda niho gakirira. Imana ishimwe. Haleluya. Nahoze mbabwira ngo mission ya Satani ni iyihe? Ni mu isi ni eshatu zikubiye muri kimwe: ni ukwica, kwiba no kurimbura. Iyi ntwaro rero niyo akoresha exactly, niyo akoresha neza atanyuze hirya mu gahinda. Araza agasanga agira akantu gatoya heraho. Imana ishimwe. Satani agira akantu gatoya akagutera agahinda aheraho, yarangiza akaguteza agahinda, kuko ni intwaro ikomeye afite. Mu ntwaro zikomeye Satani agira zo kurwanya itorero, zo kurwanya abera be, ni ukubatera agahinda. Kandi agahinda gaturutse mu byo bicaranye nabyo. Ntabwo agakura mu ijuru ngo kagwe nk'imvura bakita ikiza. Oya, ntabwo agahinda ari ikiza. Ahubwo agahinda ni intwaro Satani akoresha ashingiye ku ntege nke zawe no ku bantu muri kumwe. Birumvikanye? Nawe yamara kuguteza agahinda rero, watangira kumva gakeye, agashaka uburyo kwiba mu bantu. Ubwo icyambere arakwiba, sibyo? Akakwiba mu bantu, agatangira kukujyana buhoro. Umuntu ugize agahinda icyambere kimuranga atangira kuva mu bantu. Siko bimeze ku bantu barwara agahinda.
utangira kumva abantu bagusakuriza, utangira kumva abana babyaye bagusakuriza, utangiye kumva utajya ahagaragara, utangiye kumva utajya mu bo mwari muri kumwe, ukagenda buhoro, nuko Satani akakwiba buhoro n'abadayimoni be bakagukura hehe, bakaba bamaze kukwiba. Kwiba ni iki? Kwiba iyo umuntu yuvuze ngo baranyibye ni iki? Si ikintu cyawe baje bakagukuraho bakakijyana ahandi. Sibyo bita kwiba. Gupfa nicyo kintu ubura, nicyo kintu kibura. Ariko ikintu cyitwa kwiba n'icyitwa gupfa. Nugugukura ahandi ikintu bakakikuraho cyari kiri wari ukizi bakagishyira ahandi. Uwo muntu ugikuye hakitwa umujura, hanyuma n'icyo kintu gitwawe bakabyita kwiba. Now Satani araza akakwiba, niba wari umugore wa Shema, akaza akakwiba kuri Shema buhoro, akaguteza akantu k'agahinda gaturutse kuri Shema, akakaguteza buhoro, kakagukirigita, ukumva ugiye kureka Shema, ukumva uramuretse. Urwo rugendo ugenda rwo kumureka buhoro, nicyo bitse kwiba. Yamara kukugeza ahantu rero, amaze kukwiba, akakwica, kuko amaze kugukura kuri abo bantu, noneho arakwica ubore. Niyo mpamvu utangira kurwara za ndwara nahoze mvuga. Nizimara kukwataka rero ugenda upfa buhoro. Noneho iyo umaze gupfa rero, kuko wishwe n'agahinda, direct urarimbuka. Nta muntu urwaye agahinda cyangwa uzicwa n'agahinda bizorohera, kuko mu gahinda habaho ibyaha byose n'icyinkomoko kirimo, biri mu gahinda. Now, iyo wamaze kuzura seti y'agahinda rero, wuzura ibi byaha byose. Urwango ruba muri wowe, kwanga abantu biba muri wowe, kubazinukwa biba muri wowe. Ndavuga umuntu ufite agahinda. Kwiheba no gushaka kwiyahura biba muri wowe. Ubwo uwo muntu ufite iyo seti y'ibyaha byose ararimbuka tu. Ninde muntu wabasha kuvura ibyo? Ni Yesu. Imana ishimwe. Imana igira ite? Umubyeyi akagira agahinda, akantu kangavuge neza, kuko abenshi baraha n'ababyeyi. Yamara kugira agahinda, yabyara umwana akamwitirira agahinda ke, kabaramurangije, aramunogonoye. Umuryango uvutse wa mbere, agahinda kanjye. Uwa kabiri, ishimwe ry'agahinda. Uwa gatatu, abo bana bose agiye yica agahinda, akagenda bica. Ukagiye gusaza umwana, umubyeyi yavuyeho, umwana wavutse mu gahinda arimo ararya agahinda kasi. Babyeyi mukuze, mwikuremo agahinda, mugakurwemo n'umwuka wera, kugira ngo murinde urubyaro mubyara kuzaragwa iyo mbuto mbi y'agahinda. Mubyeyi akiyahura, yamara kwiyahura, umuhungu we w'uburiza asigiye urugo nawe akiyahura. Byamara kwiyahura, hakubita imyaka 5, umusore yamara umukurikiye, yamara kugera mu kigero cye, akanywa umuti akiyahura. Uwa gatatu yagera muri icyo kigero, akanywa urumogi akagenda, imodoka zikamwica. Byatangiye gato igihe wangaga umugabo wawe cyangwa umugore wawe, ariko ahangaha ni farumasi. Mureke dukomere Imana amashyi kuko turi imbere y'umuganga. Ntabwo ndi expert muri iyi ndwara ngo mbivuge nkuko mubizi, abenshi muri mwe ndabivuga nkuko umwuka yabimbwiye. Amen. Hari agahinda, ndaza kuvuga ibice by'agahinda bishobora gufata, biterwa kuri 3, turebere hamwe umuti wabyo. Hari igice cya mbere cyoroshye. Impamvu munyivuze ko cyoroshye nuko cyoroshye koko. Agahinda gaterwa cyangwa umuntu ashobora kugira atewe n'umuntu bahuye, badahuje amaraso, batavukana, bahuriye muri korari, mu itorero, mu kazi bakorana. Ese ukaba uri mu kazi, umuntu akakugirira ishyari, akagukuza ku kazi, wava ku kazi ukamugirira agahinda, wajya wibuka n'uwo muntu n'ako kazi, ukumva ugiye gusara. Imana ishimwe. Umuhungu agakundana n'umukobwa kuko bahuriye ku ishuri iminsi 3 kuko nta gahunda bafitanye, bagatandukana. Umuhungu cyangwa umukobwa umwe muri abo batandukanye akagira agahinda k'igihe gito yaramaranye n'uwo bari babanye. Ibyo bikaba byamubuzanira rwa rupfu nahoze mvuga. Imana ishimwe.
umuntu akaba ari akorana na mugenzi we mu kazi, yava mu kazi akagira agahinda kuko yataye akazi. Abaririmbyi umuntu yaririmba ajya wajya mwakubitana bikaba birarangiye. Uniform yitwa umutuku mwambaraga, hanyuma ukabanza kuzinukwa uniform ntivuga, ni umwenda wadozwe. Wazajya ubona umuntu wambaye umwenda w'umutuku wa ya uniform yagukomerekeje ukumva ntushaka kuwubona, ukaba ari ubanza kwanga. Umuntu wambaye nawe agahinduka umwanzi wawe, hanyuma Satani akazana ikintu cyose gifite aho gihuriye n'icyagukomerekeje akakigira kibi imbere yawe, ukabona ni Sodoma na Gomora birimo kwiyubika biyuburura gutyo. Ubwo nyine akabara kurangije w'abandi. Imana ishimwe. Bantu muri ahangaha mukomeretswa n'abantu mudafite icyo mupfana, mudafite isano na gake, mwahuriye ahangaha bakakwica, impyiko zikabora, imyijima ikabora, ubwonko bukangirika, ukagenda wivugisha, ugatega umutwe bisi ngo ikugonge. Ndagira ngo nkubwire, umuti n'umwe, ni ugukizwa. Umuti ni iki? Ni ugukizwa. Bwira mugenzi wawe ufite ako gahinda ngo kizwa, ibyo ngibyo uzahura nabyo. Reka nkubwire, aka gahinda ntabwo kaza rimwe. Uyu munsi ukomeretswa n'uwo mukorana utabyihanganira, cyangwa wabyihanganira ejo ugakomeretswa n'uwo mwashakanye wabyihanganira, ejo ugakomeretswa n'igiti nacyo bikagusaba kukihanganira, ejo ugakomeretswa n'inka y'umuturanyi nabyo biragusaba gukizwa. Igihura nacyo cyose ukumva kiragukomerekera, gifashe ku mutima wawe, wigihe umwanya, kibwire ngo ndakishijwe. Kizwa. Kizwa. Ihane. Atura. Boroga. Uvuga uti Mana Data, nje wawe. Ahangaha honyine yuhaje, aha haragukiza. Umuti n'uyu. Uyu. Ho mwicaye. Kumva ijambo ry'Imana no gukizwa. Babyeyi mujye mugira nibazo n'abanyogosenge n'abakazana n'abakeba. Kweri mukizwe. Nta kindi nta handi tuwushakira, ni ukubwira umutima wanyu ngo ngenda akishijwe. Muyambi rero, niba nakomeretswaga nuko uri mutoya, ejo uzabyibuha simbe nyikomereka. Nawe ndakishijwe ku bwawe, kuko Miyambi ntazaguma ameze gutya, azabyibuha. So nabyibuha bizarangira. Niba uyu munsi Shema akwiriyeho akanga kukurongora, kizwa. Ejo hazaza Godfrey mwiza muhuje Imana yakugeneye akujyane, uratakaza umwanya n'ubwonko n'ibitekerezo no gupfa wishwe n'iki. Kizwa. Uwo ni wo muti. Ngaho ni munywe ordonnance ndayanditse. Basore mucumuzwa n'abafiance banyu, ngiyo ordonnance. Muvana menshi, ibyo muzahora muhura nabyo, kandi ibyo birakira bikarangira, nta n'igikomere bisiga. Keretse yutakijijwe. Pfukama imbere y'Imana uvuga ngo Data wa twese aragiye. Iyo buyasenze neza aravuga ngo ko ari we ubitanga akaba ari ubijyanye, noneho nkora iki? So none se uwo mugabo uwo muntu ubonye niba ari yakurongoye akaba yakugejeje mu rugo mugatandukana, byaba bifite ishingiro. Ntabwo yagukoye, aragiye, nagende, wowe ukizwe. Iyo korari watangiye kukubwira ngo wageze muri korari waririmbye gutya, waje wakererewe, ubu nyine nk'uko yakubwiye kabiri gatatu waguye, uragushwa n'iki? Kizwa. Kandi n'uwo ngo ubikubwira nawe akizwe. Ntabwo uri aho ngaho kubera igisita, ntabwo uri aho ngaho kwica abantu, nawe kizwa. Musabane imbabazi, mukorane mu biganza, muhoberane, mukizwe. Ibyo bibera hehe? Mu itorero hano. Ntabwo bikorerwa hanze. Bantu mutangira gukomera cyangwa mukajya kurwarira hanze, ibyo bikirira mu itorero. Cyo ndagitambutse. Icya kabiri, agahinda gaterwa no gupfusha ukunda. Imana ishimwe. Agahinda ka mbere nahoze mbabwira, uzi ikintu gatera urwango. Kamwe ko mu bafiance n'abafiançayi n'uwagusitayeho gateza urwango. Ako gahinda icyo gateza ni urwango, gatuma wangana,
gatuma wanga uwo muntu, ukanga icyo kintu, ukanga uwo mwenda, ukanga iyo kariso, ukanga ibintu bimeze gutyo byose bifite icyo bihuriye n'ibyo bintu ukabyanga. Rero mu bakristo ntabwo bangana kizwa. Ingaruka zako gahinda ni iki? Ni ukwangana cyangwa kwanga kuzinukwa. Ntabwo mu gikristo habaho kwangana. Niba hari uwo wangaga kubera nyine ibyo mwapfuye bikagutera agahinda, ugahora ufite agahinda ke, mubabarire, wibabarire ukizwe, kugira ngo ubashe kutabyimba impyiko ngo upfe rwagashya urimbuke. Ikindi cya kabiri narimbe mbabwira, ni agahinda gaterwa no gupfusha uwo wakundaga. Noneho umwana agapfusha umubyeyi ariko agasigara n'undi, umugabo agapfusha umugore cyangwa umugore agapfusha umugabo akaba afite amahirwe yo kongera gushaka. So ako gahinda kakubaho ariko ufite ahandi wakura andi mahirwe, ufite ahandi hantu wakwegama. Aho gahinda ni kabiko, gatuma upfusha amaboko, cyangwa gatuma ukora aksida, cyangwa ugira impamvu zituma ucika rumwe mu rugingo rwawe kubwa aksida, kubw'impamvu runaka, kubera wacitse ukuboko wenda ugutewe n'icyo ukagira ako gahinda. Ugahora n'agahinda kuko utagira ukuboko, ugahora n'agahinda ko wapfushije imfura, ugahora n'agahinda kameze gute. Ako nako gahinda nako ko gatera ubwoba. Imana ishimwe. Ako gahinda kaguteza ubwoba no kuba uhora ureba intambara, kakugira umunyentambara, kakaguteza ubwoba, ugahora ureba intambara wumva utazagera imbere kuko wakabaye agufasha kugera imbere yapfuye. Murabyumvishije? Umugore agahora yumva butazajya, bwacya kumva ntiburi buke, agahora areba abana barwaye bwacya, agahora areba ibyo umugabo yamusigiye byangiritse, agahora areba nta handi hantu azabona amakiriro, yaryama akabona ya sura ya wa muntu wapfuye araje, agatangira kumubaza ngo niki cyatumye unsiga. Ntabwo yaje mubyeyi, mama, papa, nta gahinda ufite, we araruhutse. Wowe nta gahinda ufite, watewe n'uwo wabuze cyangwa n'umuvandimwe we wakundaga. Aho gahinda rero kagutera ubwoba nako, kandi ubwo bwoba nabwo bugukura mu itorero, bukagukura mu bantu, burakwiba, bukakujyana buhoro, bukakugeza ahandi, bukakurimbura. Imana ishimwe. Amina. Haleluya. Amina. Mbabwira umuti wako, mbabwira umuti. Ntago nasomye ibyanditswe, reka tubisomere rimwe, ndaza kugenda mbidirectinga aho nshaka kuvuga. Reka dusome Itangiriro ibice 35, 9, 16 na 10 kugeza kuri 19. Aka gahinda kari hejuru, iri jambo riraza mu byo navuze hejuru. Hanyuma namara gusoma, okay, soma. Kandi akikubiwe umubyaza aramubwira ati witinya kuko wibyaye uri muhungu, kandi n'ipfa rye ubugingo bwe burimwegera. Yita umwana Benoni, ariko se amwita Benyamini. Irekerere. Soma urwandiko rwandikiwe Abakorinto, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto ibice 7, 5 na 6. Ubwo twazaga i Makedoniya, imibiri yacu ntirakaruhuka na hato, ahubwo twababajwe uburyo bwose. Inyuma hari intambara, imbere hari ubwoba. Ariko Imana ihumuriza abicisha bugufi, yaduhumurishije kuza kwa Tito. Yego, komeza. Nyamara si ukuza kwe konyine, ahubwo no guhumurizwa yahumurijwe namwe, nuko yadutegereje urukumbuzi rwanyu mwakundaga. Imana iguhereza umugisha. Soma
Ingoma za mbere 4 murongo wa 9 n'uwa 10. Irekerere Imana iguhereza umugisha. Amen. Twumvishije hano haruguru mwitangiro batubwira ibice 35 murongo wa 16 n'uwa 17 batubwira inkuru y'umubyeyi Rasheli. Uyu Rasheli bari barimo bagenda n'umugabo we Yakobo bajya ahantu Imana yabateganyirije kugira ngo bakorere Imana umurimo. Igihe bagendaga umugore we yari arikunda agira ibise araramukwa, hanyuma aratinda kubyara kuko bari mu rugendo kandi n'ubuvuzi bwari bukeya. Nk'umugore uri kunda atarabonye ubuvuzi bugeze, indwara iramufata arapfa, yicwa no kutabona ububyaza bwihuse. Imana ishimwe. Arimo apfa, ari mu igenda rye arimo gupfa. Niho ahangaha twumvishije ku murongo wa 19, ari mu igenda arimo gupfa, umubyaza aramubwira ngo humura kuko wongeye kubyara umuhungu. Yumvishije ko yongeye kubyara umuhungu, aravuga ngo mwise bavuze ngo iki? Mwise Benoni. Ako kanya habaho kutumvikana. Yakobo aravuga ngo ntabwo ari Benoni, ni Benjamine. Now iri jambo Benoni, bisobanuye umwana, one bisobanuye agahinda. Umwana w'iki? Kuko mubyariye mu mubabaro mwise umwana w'agahinda. Isa akimara kubyumva ahita amubatiza ako kanya, aravuga ngo ntabwo ari Benoni ahubwo ni Benjamine. Bisobanuye umwana nk'uko nabivuze. Benjamine bisobanuye ukuboko kw'iburyo. No, ntabwo ari umwana w'agahinda, ni umwana w'ukuboko kwanjye kw'iburyo. Ntabwo ari umwana uvukiye mu gahinda kawe kuko upfuye, ni umwana ubatijwe, ukijijwe agahinda, ubaye umwana w'ukuboko kwanjye nzegamiraho kuburyo. Now turi abana b'ukuboko kw'iburyo kw'Imana. Ba Benoni ngo twishwe n'agahinda, abana b'agahinda, ahubwo twebwe abakijijwe turi Benjamine, ukuboko kw'iburyo kw'Imana. Benjamine muraho? Amen. Bantu mwari mubuze abanyu mwakundaga buhoro bakabatera ibikomere batanapfuye bakiriho mugakomereka muraho. Uyu munsi mukizwe, muvuye ku izina rya Benoni mugiye ku izina rya Benjamine. Now ahangaha twongeye kumva kuri iki gice cyangwa kuri iki gikana ningiye kuvugaho gukomereka, gucika ukuguru, kubura umwana, ako gahinda ugira, ako gahinda umuntu ashobora kugira. Ako gahinda rero ariko ntabwo kavurwa no kubatizwa gusa, nubwo nabyo birimo, ahubwo ikikavura noneho ni Imana kukuremera Tito. Imana idufitiye. Nshaka kugira ngo nkubwire, niba warapfushije umugabo wawe yaritwaga Shema, hari undi Imana yakuremeye witwa Tito, wo kuza kukumara umubabaro. Ikindi birivuze ngo yaradukumbuye. Soma icyo cyanditswe Abakorinto
Imana ishimwe. Imana ihumuriza ab'imitima iciye bugufi. Yaduhumurishije kuza kwande kwa Tito. Uyu muntu rero wabuze uwo yakundaga agomba kugira undi umusimbura kugira ngo akire. Uyu muntu wabuze umuvandimwe we akeneye undi usimbura kugira ngo akire. Kandi uyu muntu nimuvuge ngo ntahari, arahari. Imana ishimwe. Imana yaduteguriye undi muntu bita Tito wo kuduhumuriza. Imana ishimwe. Dufite Tito wacu, dufite Tito Imana yatugeneye. Niba ubuze uwo nguwo yari uburiza ukaba ufite ubuheta, niwe Tito wawe. So witakaza umwanya kuri Benjamin wapfuye cyangwa inde wapfuye ngo aguteshe umwanya wo kurera Tito wawe. Wapfushije uburiza, nibyo twarababaye, twaramushinguye, ariko uyu munsi ni igihe cyo kurera Tito wawe wavutse bwa kabiri. Imana ishimwe. Kuko Tito wawe namara kuza akakubyara abahungu n'abakobwa, kagahinda ntabwo uzongera kukumva, wa mubabaro ntabwo uzongera kumva. Nshaka kugira ngo mbwire imitima yanyu ntiyihebe ngo igende hahandi, mufite abandi. Imana ishimwe. Wapfushije umugabo nibyo, ariko yagusigiye akantu. Waramukundaga pe, ni byiza, arapfa, Imana iramusarura. Ariko se ko yagusigiye umwana, wakwitaye kuri uwo ko ari we Timote wawe, ko ari we Tito wawe. Imana ngo ihumuriza. Igihe Paulo yarababaye, yihebye, areba intambara zimuhanamiye imbere, yumva ubwoba, areba intambara inyuma, yumva ubwoba imbere, naho kuva areba ubwoba bw'iyajya, afite intambara zivi yava, adafite yajya, adafite yava. Umuntu apfusha umuntu akaburi yajya, akaburi yava. Uri aho hantu muri icyo kintu Bibiliya yabuze uko ikitangira ngo cyangwa itashatse kukivuga. Imana izana nde kugira ngo ahumurize. Hari undi muntu uje nyuma yawe, ihangane, witwarwa, biva mu bantu, wigenda. Hari undi muntu uri mu bantu Imana yaguteguriye kugira ngo aguhumurize. Ikizanye Tito nta kindi ukuguhumuriza. Imana ishimwe. Muzamure ibiganza byanyu gutya, mwakire Tito wanyu mu izina rya Yesu. Bantu mwari mwarababaye kuri urwo rugero, Tito wanyaraje. Imana dufite ni data, Imana dufite n'umwana, Imana dufite n'umwuka wera. Iyo Mana dufite ifite ubushobozi bwo kuturemera amashimwe. Wigenda ngo uve mu itorero. Aha niho Imana yagennye ho kugira ngo turuhukire. Imana ishimwe. Hari ikindi cyiciro cya gatatu cyo umuntu ashobora kugira kenshi na kenshi, kigirwa n'abantu bakiri bato, cy'agahinda. Iki cyiciro cyo kiranakomeye, cyo kubura ababyeyi ugasigara wenyine. Abanyarwanda benshi icyo kintu turagifite, kagahinda turagafite. Usanga umwana ari umwe yaravutse afite umuryango, ugapfa wose ugashira, agasigara ameze atyo. Ugasanga umubyeyi yabyaye abana 9 barapfa bose, asigara ameze atyo. Ugasanga umuntu mbese asigaye ameze atyo. Kagahinda kisumbuyeho gato ni kaminuza, ni ishuri rya kaminuza. Aya ni amashuri, ryarindi ryari primaire, rikurikiyeho ryari secondaire, iri ryo ni kaminuza. Kandi umve ko ryo riteye n'ubwoba, rigibwamo n'abakiri bato. Mbega Satani ko ari umugome, yica abakiri bato. Iri ngiri rya kaminuza rigibwamo n'abakiri, cyangwa n'abantu umuntu yakabaye yigiraho urugero. Imana ishimwe. Imana igira ite? Ahangaha ho Imana niyo yirwanirira. N'ubundi hose irarwana, ariko ahangaha kuri uyu don't touch. Imana niyo yirwanirira. Twasomye inkuru y'umuhungu cyangwa umugabo, sinzi icyo kigero yari ari mu gihe bandikaga igitabo, bita Yabesi. Imana ishimwe. Ahantu reka ariho dusoreza, mwihangane ntimusinzire cyangwa ngo umunanirwe. Reka tumusabe adusomere ahantu hitwa Yabesi.
adusomere ahereye, ndumva nshaka kuvuga kuko Yabesi ntibamuvuza aha ngaha, bavuze icyo yakoze, ndashaka kuvuga gato ku wari we. Yabesi turamusanga mu ngoma za mbere ibice 4, 9 n'10 by project. Soma umutwe w'amagambo. Urundi rutonde rw'abakomoka kuri Yuda 8, 7 n'8. Umunani. Icyenda. Irekerere. Imana ishimwe. Twumvishije umwanditsi yanditse urubyaro rwande rwa Yuda. Arangije mu bice bya anga y'ingoma iganjemo cyane ibisekuru bya Yesu, ibisekuru by'ingoma uko zagiye zikurikirana, ibisekuru bya Bisirayeli. Imana ishimwe. Ariko ahangaha hajemo umuntu bita Yabesi. Ajemo bamuvuga ko ari umunyacyubahiro, ariko wavukiye hehe? Imana ishimwe. Ntabwo wavuze ngo Yabesi ni mwene Shema, yabyawe na Shema, Shema byaraganza, ngo bavuge nyine icyo gisekuru. Ahubwo baratambutse batoranyijemo akantu kavuga ngo Yabesi ngo yari umunyacyubahiro, ariko nyina yari yaramwise iki? Yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Umva noneho igisekuru cye ni agahinda. Imana ishimwe. Ntabwo bavuze ko ari umuhungu wa Yuda, ntibavuze anahurira na Yuda, bavuze ko ari umunyaki. Ku bantu ndashaka kuziga ruvuga nzakwegera rimwe, nduva nkumbuye kwiga theology. Nkabona maîtrise ya 2 ndayishaka ya theology. Nawe Imana izabime kuko ndabishaka, ndashaka kwiga theology kugira ngo nyivuga ibintu mbyumva nzaho bituruka. Reka mvuge gatoya nakopeye ku bantu bagezeyo. Bavuga yuko uyu Yabesi atari umwisirayeli. Yego bamwita umwisirayeli nk'umuntu wadaptinzwe n'umuryango wa Yuda, ariko ntabwo ari iki, ntabwo ari umwisirayeli, ni umunyetiyopiya ukomoka mu muryango w'Abakeni. Komoka mu muryango w'Abakeni, aturuka ahantu Abakeni baziye mu Bayuda. Baje igihe Mose amaze kuvana ubwoko bwa Isirayeli muri Egiputa bugejeje mu butayu, agahura na sebukwe wa Mose mu butayu, ko sebukwe wa Mose yari umunyetiyopiya. Bagahurira mu butayu, bamaze guhura mu butayu akamubwira yuko atazashobora kugeza ubu bwoko aho bujyanye, akwiye kubushakira abantu bamufasha kubuyobora no kubucira imanza. Amaze kubyumva no gushima iyo nama, abwira muramu we wa sebukwe, aramubwira ati wamfashije ko mwebwe mumenyereye ubutayu, tukajyana hanyuma tukajyana muri iki gihugu, ukajya unyobora ahantu nakuhira inka cyangwa amatungo. Arangije aramuhakanira ko atazajyana nawe. Arangije aramurahira Mose, aramubwira ati aho tujya nituhagera uzaba umwe mu muryango wacu, uzabona gakondo kimwe natwe. Umuhungu arabyemera, araza. Nuko Abakeni baraza mu Bayuda. Bamaze kugera muri iki gihugu, bamaze kukibona, hanyuma kuko bari bazi impamvu yazanye uwo muntu, baramufata bamushyira mu muryango w'Abayuda. Naho ngaho bavuze ibisekuru bya Yuda bagera ku 10, bagatambuka bagateramo nde, hanyuma bakamuteramo bavuga igisekuru cye ko ari nde, ari agahinda, kuko nyina yamubyariye hehe? Mu gahinda. Amwita Yabesi. Rero aka gahinda nakita Yabesi. Gahinda umubyeyi akubyara, amara kubyara agapfa, kubyara mu gahinda. Agahinda umara kugira gutya ugapfusha byose ugasigara Yabesi. Agahinda katagira undi, katagira ikindi, ko kuba mu muryango udafite papa, udafite mama, udafite nyogosenge, udafite nyoko wanyu, udafite.
iyo niyo si nayo tuyituyemo. Niba utayirimo, hari abantu rero bumva kuko bafite aho bakomaka bagataka, bafite abagonda ijosi, bumva nyine batumva ayo makuru yo kuba umuntu adafite umuryango. Ariko ikintu kibi cya nyuma muri iyi si umuntu atakwifuza ni ukubaho nta muryango. Imana ishimwe. Hanyuma uyu muhungu wari umeze muri ubwo buryo, uyu mwana wavukiye muri aka gahinda, abantu bamwe ngo bavuga yuko Yabesi nyina wa Yabesi ajya kumwita gutyo yapfushije se mu bundi buryo tutazi. Abandi bakabivuga ukundi bakabyita ukundi kugira ngo bashake impamvu y'aka gahinda. Abayize teoloji mukabona muzakambwira ndagakeneye nanjye ukamenya impamvu y'aka gahinda. Ariko uyu muhungu amaze kubisobanukirwa, icyo umwanditsi yaravuze ngo nuko Yabesi atakambira nde? Ku murongo wa 10 yavuze ngo iki? Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati, icyamuka mu mugisha rwose ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye. Iki ni cyo nshaka kuvuga. Icyamuka mu mugisha, atakamba. Ibi ngibi rero aka gahinda gakurwaho no gutakambira Imana. Ejo tuzaba dufite amasengesho, mureke mbabwire bantu mufite aka gahinda gakurwaho n'iki? No gutakambira Imana. Isengesho ryo gutakamba. Isengesho ry'iki? Hamwe haza Timote araza akavuka, Tito araza akavuka, ahandi hakaza gukizwa ugakizwa, bakakubatiza bakwita irindi zina. Ariko ahangaha haza kumenya ko ari ibyo bimeze, aho kugira ngo uborogera ahandi ugatakambira Uwiteka. Yabesi ngo atakambira Uwiteka, aravuga ngo icyamuka mu mugisha ukagura imbago. Hano ngiye gusoreza. Imana ishimwe. Iki kintu bita kwagura imbago rero muracyumva mukumva cyoroshye. Reka mbahereze urugero. Nabaye abantu banyibuka nyiri umusiribateri. Ndabona ari bakeya. Abibuka Nzarahaguruka, Nzarambawe n'uwavuba ugeranyije nanjye. Abibuka Nzaramba ari umusiribateri. Fifi, haguruka mukobwa mwiza. Hari abibuka Fifi ari umusiribateri? Aha, ngiye kuvuga rero kwagura umuryango cyangwa ukagura imbago zanjye. Iri jambo uyu mugabo w'Imana yasenze atakamba, akavuga ngo icyamuka mu mugisha ukanyagurira imbago. Byavuga ngo icyama ukama umugisha nkabaho nkagira amagara mazima. Naho kuko yari amaze kubona uyu mugisha Yabesi yasabye uri mu byiciro bine ngiye kuvuga. Icya mbere yasabye umugisha wo kugira amagara mazima. Mu mugisha w'Imana habamo amagara mazima. Cyo nicyo kibanze. Amagara maki? Amagara mazima. Kuba healthy, kuba nta ndwara ufite mu mubiri, kuba utarwaye igikorora ngo bakikwitirire, kuba utarwaye diabete, kuba utarwaye izindi ndwara zose nk'izo ngizo. Icyo nicyo Uwiteka yise amagara maki. Uwo niwo mugisha Uwiteka atanga. Niwo Yabesi yatakambye ngo Mana icyamukama amagara magize gute? Imana ishimwe. Umugisha Imana itanga rero ubamo amagara mazima. Niyo mpamvu mbasaba kugira ngo nitujya gusoza dusenge dutakambira Imana iduhereza amagara maki, iduha umugisha. Umugisha icya mbere urimo amagara mazima. Icya kabiri wagura imbago zanjye. Izi kwagura imbago ni ukuye, ni ukubona umuryango. Ngira umuryango unkomokaho, umugisha mbashe kubyara. Ni reka nsabe Pastor Mutamba haguruke. Sore ko ngiye kugutanga urugero ari wowe ukuze, nuko nyine urugero ngiye gutanga rw'abakuze. Ntugire ikibazo. Ufite papa wawe, ufite mama, papa ukubyara, uramufite? Oya, ntabwo mvuga uwo mu mwuka. Aha, mama wawe uramufite? Ubusa si imfubyi? Umubwire Paul. Nawe ase ubu ngubu mwamwita imfubyi? Yakwitwa imfubyi? Yicarire. Dore rero Imana yiguhaye umugisha, iguhanaguraho ubupfubyi bukibagirana burundu. Ubu ntabwo Pastor Kibuka niba yarigeze aba imfubyi,
kuko yabyaye afite abamukomokaho. Uyu mugisha rero Imana itanga wo kubyara utuma dore umuti w'ubupfubyi ni ukubyara, kwaguka. Iyo wamaze kubyara ntukiri imfubyi. Turi imfubyi, bivuge neza ariko ntabwo uri imfubyi uyu munsi, kuko warabyaye, waragutse, ufite umuryango. Imana ishimwe. Asaba umugisha wo kugira gute? Kwaguka. Imana ibahereza umugisha, imfubyi muri ahangaha mwe, Imana ibahereza umugisha, mubyare, mwaguke, ubupfubyi burangire. Uwo mugisha Imana iwubahereze, musenge Imana, muvuge Data wa twese we, reka noneho bankomokeho, izina ry'ubupfubyi rivemo, mbe papa w'abana n'abakobwa, mbyara abakwe, mbyara abakazana. Iyi nda yacu irimo abakwe n'abakazana. Hari ikintu gikomeye kumva ko umuntu abyara umukwe cyangwa akabyara umukazana, ariko baravuka. Igihe ubyaye umukobwa ubyara babiri, wabyara umuhungu ukabyara babiri. Iyo wasabye umugisha rero, uwo mukobwa wawe akuzanira umukwe. Uyu mugisha Imana iguhaye utuma umwana uzagukomokaho azabyarira hariya kanda, ukaguka. Imana ibahereze kwaguka. Uwo ni wo mugisha Imana itanga. Uwo ni wo mugisha udukiza. Uwo ni wo mugisha udukuraho ubupfubyi bukagenda burundu. Ikindi cya kabiri mu mugisha nkunda, Imana itanga ikintu cyitwa umugisha, kugira agace gato mu butaka bw'isi ubona. Kugira ubutaka, kugira ahantu hawe, ahantu haba gakondo. Nubwo wowe nta gakondo wagize mu bakubanjije, ariko bazagukomokaho bakagira gakondo yawe. Uyu nawe ni umugisha Yabesi yasabye. Avuga Data icyama atakamba, avuga icyama ukama umugisha ukanyagura, ngo Imana irangije imuhereza ibyo yasabye. Dore ibyo yamuhaye ni ibi: yamuhaye umugisha agira amagara mazima, imuhereza umugisha arabyara, abyara abana, imuhereza umugisha abona ubutaka. Hari umudugudu witwa Yabesi, ntago muzi n'ibyo musoma Bibiliya. Yabesi arabyara. Washington yarabyaye. Bavuga ngo Washington DC, Washington hehe, yarabyaye. Kandi yari perezida ngira ngo cyangwa guverineri w'icyo gihugu cyararimo. Now imiryango igira ite? Iravuka. Kubona ubutaka ni umugisha, kugira ubutaka, kubona huba, kubona gakondo, kubona randi tayito. Uwo nawo ni umugisha utangwa n'iki? N'Imana. Uzawubona ntazawutakaze. Imfubyi izabona uyu mugisha wo kubona randi tayito, ntuzayitakaze. Ntuzemere umutwaro uzaza kuyikuguraho ni gakondo y'Imana. Kuko wenda iterambere riza nibakugurira Kimironko uzagure Kabeza, ariko ugumane gakondo yawe, kugira ngo abazagukomokaho bazabona umugisha w'aho hantu. Ikindi ngiye gusorezaho ni ubutunzi. Iyo umuntu yamaze kubona heresi, yamaze kubona amagara mazima, akabona kwaguka, akabona umuryango, akabona ubutunzi, reka mbabwire, nsomera Itangiriro ibice 41, 51 na 52 gusa. Itangiriro 41, 51 na 52. Yosefu yita imfura ye Manase ati, nuko Imana yanyibagije umurimo wanjye wose w'inzu ya data yose. Okay. Wa kabiri yita Efurayimu ati, nuko Imana yanyorokeje mu gihugu n'abongeramo umubabaro. Imana ishimwe. Dore abana dukwiye kubyara ngaba. Ntabwo dukwiye kubyara ba Benon, ntabwo dukwiriye kubyara abana bitwa ba Yazabesi, dukwiye kubyara abangaba. Efurayimu we, amen. Manase, abana bo Yosefu yavuze. Yosefu yavuze ngo Yosefu yita imfura ye, ngo Imana igize ite? Yanyibagije. Uyu mwana amaze kuvuka yari afite ibintu bibiri bimubabaje. Icya mbere yavugaga ati, iki gihugu ndafitemo umuntu n'umwe, nzabona umuntu tuganira. Urumva agahinda yari afite. Yaragiye ari umunyage, adafite umuntu baganira rumwe,
akora umwe murarwumva bavuga n'iby'imibereho ye, abwira imibereho ye. Nta munyegiputa wari ufite umwanya wo kumva imibereho yande ya Yosefu. Yashakaga kubyara umuntu nibura uzumva imibereho yande, uzamwumva. Amaze kubyara umwana we witwa Manase, aravuga ngo imfura ye ayita Manase. Aravuga ngo nuko Imana igize gute? No hejuru. Imfura Imana nuko Imana inyibagije umuruho wanjye n'uw'inzu ya data. Wa muruho wose muzi. Amaze kubona umwana aragutse, amaze kubona yagutse, aramwita ngo Imana inyibagije. Ntabwo arakibyibuka. Dore ubupfubyi uko bukira. Imana igize ite? Imana itwibagize, kandi twibagize ibikuye mu nda zacu. Bantu, Imana ibibagize ibikuye mu nda zanyu. Imana imaze kumwibagiza, arongera asubira imugongo, arabyara. Wa kabiri buheta bwe abwita Efurayimu, avuga ngo nuko Imana inyororokeje mu gihugu. Nahuriyemo n'ibibazo. Imana ishimwe. Imana ibororokereze muri kino gihugu. Muhaguruke, duhaguruke dusenge, dusabe Imana. Reka nsabe fashe gusengera itorero. Imana ishimwe, tugiye gusenga